sheri ariko maze kuryama n'abagabo bangahe ucecetse windogo ya nyine ndacyaba ayisike ndagira ngo mbwire abantu bagenda ku bandi iyo ubona umuntu umugera mu muhanda ngo yaritukuje ibyo birakureba cyane uko utabona yo kwitukuza nawe mugabanye kugenda ku bantu uranyumva numbona mu nzira nakubona uhindukiye ngo dore uriya yaritukuje nzasubira inyuma nkukubite birakureba nk'icyo gikara nk'icy'inkoko oya nako nk'uko ntabwo ari igikara nka kaburimbo ntiyambabaza niyo mpamvu mudatera imbere mukirirwa mugenda ku bantu ukagira ngo uri maneko yanjye atansiyo ayisike ndabirambiwe reba nk'ubu ngubu uri guca kuri ikiganiro utamayerayo iryo ni ishyari kandi banyarwandakazi nawe mwe mwabagabo mufite urwango murimo urwango rwa Yuda cyangwa ba Deriro murugabanye twikomereze ikiganiro cy'ubutaha ndabakunda kandi like comment. Allo Oui. Tabo meze gute So. Njyewe nyine hari umuntu wamaye nimero yawe ngo wandangira akazi. Wowe witwa nde? Njyewe nitwa Lise. Shaka ziki ufite diplome se? Wapi nta diplome mfite narangije mu wa gatatu ariko nyine mfite nyashi nzi no gukora private show. Private show ni ibikino n'umuko byawe. Ngukoma nanjye. Gusa ntabyize. Uguteka se n'ugukora iki? Komana. Nisobanurira numve ko hari aho wenda byo nakurangira. Nyine private show ni ukuntu wenda ushobora kuba washimisha umugabo nyine mugakora private show nyine ibintu byihariye nyine show. Ndumiwe. Bunu ubusambanyi yose kese nimba ari wenda nkurangiye nk'ibyo mu mansuzi muri bare cyangwa mu biti byose. Nisi ndashaka akazi k'uburaya cyangwa umansuzi. Nisugo na gose hari ahantu se ibyo bintu bajya babikoresha mu Rwanda wenda nk'akazi bakagahembera ku kwezi. Ndumva nawe rwose sinzi ibintu uri kuvuga ntabwo byerekeye. Ubwo ndumiwe. Kugira ngo umuntu agushakira akazi ngo ufite nyashi ngo uzi gukora mu private show koko ibyo bintu. Ibintu abantu bikora koko muri kino gihugu we. Komana ndashaka ubwo waransekeje ubundi ubaheye. Ubwo naragowe ngiye ubwo ndabinandenze gwana. Ntabwo ubundi ubaheye ubundi wowe i Kigali. Urifasha uramamagara ngo ufite ngo nyashi ngo uzi no gukora ama private show ibyo bintu byaryaye koko. Yagenda. Blazer Wanda. Egisi wanjye mwimukiye se ngo nze musure. Kanombe hano Sonatibe munsi ya convention imbere y'akarere ka Huye hafi ya downtown. Mbona gukije Yesu kora niyo ubwo se ni impamvu twita ubuze kinini nankwe kugira ngo uze kubigenza neza rero hame muki barakubwiye ngo mujyane mu isoko mugera kujya gusura umurwayi kwa muganga ariko nawe ntabwo washaka kumva kuko iyo uza gushaka kuma wari kubanza ukamamagara mbere yuko ugira ibyo uganiraho nako ubu n'isuka zakwishakira cyangwa hino
nguze ikinini kugira ngo nze kubigenza neza uzi ko ubona niyambuye ubusa umuzi ayisike ubwo ntabwo muba munyumva iyo ndimo nkubwira ngo nyimera iki komenti sheya kuri muhizi komenti ubwo ntabwo ubunyumva cyangwa ushyiremo inkuru mwaretse tugashyigikirana kuko abantu bo kuri TikTok ndabwira n'abo kuri YouTube mu nyungu ndabizi ko iyi video uzahagera kuri YouTube wamaye subscribe kuri muhizi comment niba urimo hanga ko nera imbere uranyanga iryo ni ishyaka wamaye iki nanjye ngagwa flow mwaretse urwango banyarwanda umunyarwanda hana bahera kasha araguhara iki akanayikuraho subscribe uramurakaza mugashwana akayikuraho mwamba bariye koko